abo bantu babica ni abantu bashyigikiwe na leta, uwo mutwe wa Codeco leta niwe ibikoresho bya gisirikare, ukaba rero mu by'ukuri kiriya ni ikibazo kiri muri kiriya gihugu. Navugaga ko byanze bikunze hatabonetse inzira y'amahoro yo gukemura kiriya kibazo, intambara yo twe tubona ari izamara igihe kinini, kubera ko abaturage batazemera kwicwa ngo bashire, kubera ko hari abandi bantu batabashaka kandi bashyigikiwe n'ubutegetsi. Ntabwo ubwenegihugu bw'abantu bugomba kuba bushingiye ukuntu uko basa, ntabwo bugomba kuba bushingiye ukuntu uko bagaragara, icyo twita morphology, bushingira ku bintu bifatika birimo yuko abo bantu ari bo bakomoka aho hantu. Tubaha ikaze nshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano ku Isheja TV1, twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Bibasuhuza, nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro cya none, ariko kandi dukomeza no kubakangurira kuri wowe udukurikiye ukaba wenda ari ubwa mbere, kanda aho hasi kuri subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abadukurikira, bakurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu, ndetse ubashe no kuzajya umenya ko hari ikigiyeho gishyashya, ube mu wa mbere babimenye maze dukurikire. Mu kiganiro cya none rero ni iki tugarukaho? Nta gihe kibaye kinini cyane, nubwo umuntu yavuga ko nacyo ariko atari gito cyane, umutwe wa M23 utangaje ko wiyemeje guhagarika jenoside iri gukorerwa abatutsi b'abanyekongo mu duce turimo Ituri, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe wa M23 wavuze ko wabwiye amahanga kuri iyi jenoside ariko ntagire icyo akora, none ukaba wafashe icyemezo cyo kuyihagarika. Mu kiganiro cya none rero twifuje kuza kugaruka kuri ubu bwicanyi ndetse no guhohoterwa ku bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda bo muri Kongo. Turi kumwe nk'uko muri kubibona kuri screens zanyu n'umutumirwa wacu wa none, ni Maître Gasuminari Jean Baptiste, akaba ari umunyamategeko ariko kandi akaba ari n'umwe mu bakunze gukurikira situation cyangwa se ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turavugana ari mu Rwanda. Maître Gasuminari, tubaha ikaze mu kiganiro cya none. Murakoze cyane. Yego, ngira ngo ngerageje wenda kubicamo mu ncamake ku badukurikiye icyo tugiye kugarukaho. Dukunze n'ubundi kugaruka ku biganiro nk'ibi, namwe mukunze kubigaragaramo hirya no hino mu itangazamakuru, ariko ikibazo cya mbere nababaza Maître, uko bigaragara ubu ibi bintu biri gukorerwa aba bantu, hari abavuga ko ari jenoside. Nawe wemera ko ari jenoside cyangwa kugeza ubu hari indi nyito bikwiye? Oya, nta yindi nyito bikwiye, kuko ibyo ari byose ugereranyije ibikorwa bibera mu burasirazuba bwa Kongo, ukareba n'icyo amategeko ateganya ku bijyanye n'inyito y'icyaha cya jenoside, nta kundi kuntu twabyita uretse jenoside, kuko kugira ngo jenoside ibeho ntabwo bisaba ko haba hapfuye abantu babarirwa mu bihumbi magana na za miliyoni, ahubwo n'ubwicanyi bwibasira abantu kubera uko bavutse, kubera ubwoko bwabo, kubera se ubwenegihugu bwabo, kubera idini ryabo, nicyo amategeko avuga. Rero kandi buriya bwicanyi ni ubwicanyi bwibasira abantu kubera ko bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Yego. Hanyuma rero umuntu akibaza ngo ni nk'ibiki bigaragaza ko koko ibiri gukorerwa bano bantu ari jenoside, ukurikije n'ubundi wa mugani nk'izo ngingo utubwiye zigaragaza ko aba ari jenoside, ukurikije ibyo turi kubona by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga? Ni ukuvuga ngo hari ibikorwa byinshi bikorwa, haba ibikorwa byo guhamagarira kurimbura abo bantu,
yego, haba ibindi bikorwa byo gusahura amatungo yabo no kuyica, haba ibikorwa byo kubibasira bo nk'abantu bakabica bagaca imitwe yabo bakayigaragaza imbere ya za kamera. Hari abo bica bakabatwika bakabarya. hari hari ibikorwa binyuranye, hari ukubatera aho batuye bagira ngo bahunge bahave. Ibyo byose ni ibikorwa bigize jenoside, kuko byose babikora babibasira kubera abo ari bo, ntabwo ari ukubera ibyo bakoze cyangwa se icyo waba wakoze icyo ari cyo cyose. Nta n'umuntu wari ukwiye kwibasirwa ngo aterwe yicwe. Ngira ngo icyo mwabonye kitanasanzwe noneho muri Kongo ni uko uretse no kubica basigaye babotsa bakanabarya, kandi ibyo byose babikora imbere ya za kamera, isi yose ibireba. yego. Ngira ngo nta minsi irenga icyumweru n'ubundi irashira, ngira ngo ku bakurikiye neza n'ubundi zimwe mu mpunzi zikabakaba mu bihumbi ijana ziri mu Rwanda z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, nyine bahunze ibibazo biri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakoze imyigaragambyo. Yewe ngira ngo no ku munsi w'ejo bajyanye impapuro bashyiriye ambasade zitandukanye zikorera mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, ariko kandi n'aho bari mu nkambi z'impunzi hirya no hino bari bakoze imyigaragambyo bavuga ko mu by'ukuri baharanira uburenganzira bwabo kandi bifuza gutaha kuko ari iwabo. Ariko uku gutakambira amahanga ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, biragaragara ko ntabwo yaba iyi miryango cyangwa se n'amahanga muri rusange ntashaka kugira icyo abikoraho. Ni ukubera iki iyo musesenguye Maître Gasominari? Ngewe mu by'ukuri ntabwo iyo nsesenguye ntabwo njya ari uko mbibona, umbabarire. Yego, kuko urabona imyaka maze nkurikirana ibi bintu, nta hantu na hamwe nari nabona icyo bita amahanga cyangwa umuryango mpuzamahanga wagiye gukemura ikibazo, ahantu ugiye gukemura ikibazo cy'abantu bibasiwe, haba n'ubutegetsi bw'igihugu cyabo cyangwa se abandi bantu bakoreshwa n'ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo ibihugu bifite uburyo bibana, diplomasi ifite uburyo ikorwa. Ntabwo rero njye nibaza yuko hari igihugu cyangwa umuryango mpuzamahanga, imbaraga waba ufite uwo ari wo uko zaba zingana kose, bashobora kuza gukemura ikibazo cy'abantu bari mu gihugu kandi cya kibazo giterwa na leta yabo. Kuko ubwicanyi bukorerwa abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'abandi baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni ubwicanyi bukorwa n'imitwe yitwara gisirikare ihabwa intwaro n'ubuyobozi buriho muri Kongo, ndetse ifashwa mu nzego zose kandi igakorana n'ingabo za leta. Ntabwo rero ngewe mbona ikindi gihugu cyangwa se umuryango mpuzamahanga uza gukemura ikibazo cy'imbere mu gihugu giterwa n'ubutegetsi burimo, keretse ari igihugu kigize ubushake bwo kujya gukuraho ubwo butegetsi burimo bukora ibyo bintu. Niyo mpamvu rwose kuvuga yuko abantu bigaragambije, abantu batanze memo, ni byiza gutanga amakuru, ariko kuvuga yuko hari ikizakorwa, ntabwo nibaza yuko ni bya bindi abanyarwanda bajya bavuga yuko baca umugani ko ako mu nzu y'undi kazi imvura ihise. Nibaza ko bidashoboka yuko hari umuntu ushobora kwicara iwe mu rugo ngo yibaze yuko umuturanyi afite ikibazo kimubuze kuryama ngo asinzire. Ni muri urwo rwego ubona yuko amahanga ibyo ashobora gukora itangazo ryamagana ibiba, ashobora gusaba yuko abantu bumvikana kugira ngo ikibazo gikemuke, ariko gukemura ikibazo cy'abo bantu kubera ko bigaragambije bavuga ngo ntabwo ngewe mbibona uburyo ikindi gihugu cyangwa uburyo izindi mbaraga zaba iz'umuryango mpuzamahanga nka Loni ihuriwemo n'ibyo bihugu byaza gukemura ikibazo igihugu ubwacyo kidashaka ko gikemuka, kuko umuti wa kiriya kibazo uzaboneka ari uko leta ya Kongo yumvise ko igomba kwita ku bibazo by'abaturage bayo bose ikabarinda, kuko ifite inshingano ihabwa n'amategeko yo kurinda abaturage itabavanguye. Naho igihe cyose izaba itabikoze, abantu bazatakamba, bazavuga, bazigaragambya,
bazakora za memo nka kuriya bazishyire za ambasade, ariko ntabwo mbona ko hari umuntu n'umwe uretse guhaguruka bakabyamagana mu itangazo. Ngira ngo ayo matangazo yo twarayabonye, ariko nta kintu yigeze atanga. Ngira ngo n'uriya muyobozi wo mu muryango w'abibumbye ushinzwe gukumira jenoside yigeze atanga impuruza agaragaza ko ibintu bikorerwa muri Kongo ari ibikorwa biganisha kuri jenoside, ariko kuva iyo mpuruza itanzwe igihe gishize ni kirekire, nta gikorwa gifatika kigeze gikorwa, haba n'umuryango w'abibumbye ubwawo watanze impuruza, kandi ufite akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, haba ibihugu byitwa ngo birakomeye muri ako kanama bivuga ari kijyana ndetse bifite n'ubudahangarwa, uretse kuvuga ngo twifuza ko nta kindi gikorwa gifatika cyari cyakorwa. Ari nayo mpamvu nibaza ko ikibazo cyabariye abaturage kizakemurwa nabo ubwabo igihe leta yabo izaba itemeye gukikemura, cyangwa ngo yemere yuko bicara bagira ibiganiro baganire ku bibazo bituma ibyo bibazo byose biguma bigaruka, kuko yenda turimo turabivuga uyu munsi muri 2024, ariko ntimwibaze ko ari ibibazo bya vuba. Ntabwo ari ibintu byatangiye muri 2024, si ibintu byo muri 2022. Ni ibibazo bihari muri kariya karere kuva Kongo yakwitwa Kongo, yahabwa ubwigenge muri 60. Intambara zishingiye ku moko muri kariya karere zabaye karande, kuko iza mbere zabaye aribwo ubwigenge bukiboneka, za 62 na 63 habaye intambara ikomeye yitwaga intambara ya Kanyarwanda, yaguyemo abantu benshi, yari ishyamiranye abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda na bagenzi babo muri kariya karere batavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomoka mu yandi moko. Nyuma yaho 64 mu gihe hari ubwigomeke bw'uwitwaga Murere, nabwo barabwitwaje, abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baricwa, abandi bajugunywa mu magereza bamazemo igihe kinini, abenshi bafunguwe igihe Mobutu yafataga ubutegetsi umwaka wakurikiyeho muri 65. Mu gihe cya Mobutu habayeho agahenge, nicyo navuga, ntihaba ko kwica abantu, ko gufunga abantu, ariko urwango rwarakomeje, kandi ngira ngo murabizi bagiye bahindagura n'amategeko kenshi. Niho wanavugwa n'amategeko avuguruzanya yahaga ubwenegihugu abo bantu bavuga Ikinyarwanda, ubundi akabubambura, ariko kubera ko bwari ubutegetsi nibura icyo gihe bwari bwihagazeho, ntawashoboraga kubyuka mu gitondo ngo ajye gutera mugenzi we, nicyo nita agahenge. Ariko kuvaho ubutegetsi bwa Mobutu buviriyeho muri 97, bya bibazo bitari byarakemuwe byarongeye biragaruka. Habaye intambara ya mbere ya AFDL yakuyeho ubutegetsi bwa Mobutu, ariko kubera ko itakemuye ibyo bibazo kandi byari bihari, mwabonye ko Perezida Kabila yitwaje icyo kintu cy'ikibazo kihahora cy'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'abatavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, no kuvuga ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ari abanyamahanga. Ari naho iriya mitwe yose mujye mwumva yitwa Mai Mai yavutse ikanashyigikirwa n'ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo buri bwoko bwa hariya bwari bufite umutwe witwara gisirikare, ariko noneho byakomejwe cyane nuko abantu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 94 bahunze bagahungira mu burasirazuba bwa Kongo, barakiriwe, bakirwa n'intwaro zabo, bakirwa n'ingengabitekerezo yabo, ndetse na za ntwaro zirakomeza ziriyongera, kuko ngo bari bafite gahunda yo kugaruka mu Rwanda bakoresheje imbaraga ngo bakongera bagafata igihugu. Ngira ngo ibyo ni amateka yavuye abantu bose bazi n'abato barayazi. Abo bantu rero bageze mu burasirazuba bwa Kongo barahageze bakomeza kubiba ya ngengabitekerezo ishingiye ku bwoko, ishingiye ku kurimbura abatutsi. Baragiye bakirwa n'abo baturage bavuga yuko ngo bafite ibyo bahuriraho, hari n'ibyo bavuga bitari byo, ngo ni ababantu, abandi ngo ni abanirotike, noneho ngo ikaba impamvu ituma bihuza, ariko bihuza mu bibi. Ngira ngo ku batabizi, kariya karere k'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ituwe n'abaturage bajya kugera kuri 6,000,000. Abagera nko kuri 3,000,000 muri bo ni abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi umubare munini ni abakomoka mu bwoko bw'Abahutu. FDLR rero igeze hariya hakurya, icyo gihe ntabwo yitwaga FDLR, bambutse bitwa ex-FARC n'interahamwe,
nyuma bagezeyo igihe bari barashyizeho ririya shyaka ryabo ryitwaga RDR, bari bafite umutwe wa gisirikare witwaga Hariri ya mbere, yaje guhinduka Hariri ya kabiri, nyuma iza guhinduka FDLR. Abantu bifashishije ba mbere mu gukwirakwiza ingengabitekerezo yabo ni abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyekongo bo mu bwoko bw'abahutu. Noneho nibo bubatse iriya mitwe yose mujya mwumva yitwa Nyatura. Abo bose uretse urwango bari bafitiye abatutsi, harimo n'izindi mpamvu zishingiye ku bukungu, kuko mu kumenesha abatutsi no kubica byavugaga yuko bigarurira ibyabo, kandi ni nako byagenze, kuko mu myaka irenga 25 bamaze mu nkambi, imirima yabo, za ferme zabo, amatungo yabo, amazu yabo byose byigaruriwe n'abo bantu. Urumva rero uretse icyo kibazo cya politike n'ingengabitekerezo, harimo n'ikibazo cy'ubukungu. Harimo n'ikibazo cy'ubukungu, kuko niba iwacu twari dufite ubutaka bungana na hegitari 200, twororaga amatungo, tukorora kijyambere, twahingaga ibyo twahingaga, hanyuma umuntu akaza akigarurira ibyo byose, impamvu iyo ari yo yose yatuma ngarukana bya bintu byanjye nka nyirabyo, ntacyo utakora kugira ngo ntagaruka, kubera ko niba ibaze nawe kuba umuntu afite kariya karere ukuntu ko kangana, ferme zirimo ukuntu ko zingana, ubutaka buhingwa ukuntu ko bungana, ibyo bikorwa byose by'ubukungu ukuntu ko bingana, abo bantu barabyigaruriye. Ariyo mpamvu uyu munsi byarenze kuba ikibazo cya politike, noneho byahindutse ikibazo cy'ubukungu. Niyo mpamvu ubona icyo kibazo badashaka yuko gikemuka, ndetse n'abanyapolitike baracyitwaza, kuko nk'uyu munsi ho na leta ya Kisekedi yakigize nk'aho ari ubucuruzi. Ntabwo ngira ngo murabibona, iyo hari intambara nibwo bakoresha amafaranga adashobora gusobanura, batagomba kubanza gutangira ibisobanuro, kuko intambara aba ari ikintu kidasanzwe. Baba bafata za komisiyo muri izo za kontara zose zo kugura intwaro. Niyo mpamvu rero ibibazo mu by'ukuri ni ibibazo bisa nk'aho ari urusobe, ni urudubi rwabyo. Ariko nk'uko ngira ngo nsubize ikibazo wambajije, amahanga ni amahanga nyine, ashobora kuza kugufasha ari uko ufite ubushake, ariko udafite ubushake ntabwo nibaza ko hari igihugu cy'amahanga gishobora kuza gukemura ikibazo cy'imbere mu gihugu, cyaba ari wowe ugitera cyangwa giterwa n'abandi. Nibaza yuko ari inshingano za leta ya Kongo zo kurinda abaturage bayo bose itabavanguye, bitaba ibyo abo baturage bavangurwa akaba ari bo bonyine bahaguruka nk'uko babigenje biciye mu mutwe wa M23, bagafata intwaro bakaharanira uburenganzira bwabo, nk'uko n'ahandi hose biba ku isi ku bantu babangamiwe n'ubutegetsi bwabo. Urakoze. Hanyuma ariko umuntu akibaza ngo ariko aba bari guhohoterwa bari mu duce twose cyangwa mu ntara zose zigize Kongo, cyangwa se bibumbiye muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko babivugaga, hanyuma niba hari uduce runaka biganjemo ari natwe wenda umuntu yavuga ko bari guhohoterwa ubwo abakiriya wenda batarahunga, ni utuhe duce turimo aba bo mu bwoko bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari guhigwa? Ni ukuvuga ngo abahigwa bahigwa kubera ubwoko bwabo, ni ukubera uko basa n'uko bavutse. Ahari benshi, uretse ko bari mu gihugu cyose ubundi, ariko ahari abaturage benshi, ahazwi nk'aho batuye, bakomoka, babarizwa, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ahari abatutsi bo muri Nord Kivu nyine nk'uko babita. Noneho no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo naho hatuye abatutsi bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nabo uzi ko ikibazo abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bafite ni ikibazo kirasa neza n'ikibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ngira ngo kuva uko nabivuze ayo matariki y'ibyo bibazo byose byabaye, yenda hamwe byashoboraga kuba uyu munsi, ahandi bikaba ejo, cyangwa uku kwezi, ahandi bikaba ugutaha. Ariko ikibazo ni uko bibasirwa abashaka kugira ngo abandi babange bakavuga yuko ngo ari abimukira b'Abanyarwanda atari abenegihugu, ariko abimukira b'Abanyarwanda batari abenegihugu bakaba gusa bo mu bwoko bw'abatutsi ku ruhande rwo muri Kivu y'Amajyepfo
bakaba abanyamurenge, ku ruhande rwo Kivu y'Amajyaruguru bakaba abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ubu ngubu ho icyo twabonye kandi nacyo cyari kimaze iminsi nubwo kivuzwe cyane muri iyi minsi, ni abaturage bo mu bwoko bw'Abahema baba mu ntara yitwa Ituri, naho ni mu burasirazuba bwa Kongo, ariko hahana umupaka n'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Abo baturage nabo kubera basa na ba bandi twavugaga ngo basa n'abatutsi, nabo babafata nk'abanyamahanga. Ubu leta ishyigikira umutwe witwa Kodeko ukomoka mu bwoko bw'Abarendu, birirwa bica umunsi ku wundi, bakingura buri munsi. Ngira ngo mujya mubibona mu mbuga nkoranyambaga aho bakingura abantu mu myobo rusange, bakinguye nk'abantu nk'ijana batondekanyije isanduku. Nabo nta kindi babahora gusa ko ari Abahema, babahora gusa ngo ari aborozi, abandi ari abahinzi. Ukaba ibyo kandi abo bantu babica ni abantu bashyigikiwe na leta, uwo mutwe wa Kodeko. Leta niwe ibikoresho bya gisirikare. Ukaba rero mu by'ukuri kiriya ni ikibazo kiri muri kiriya gihugu. Navugaga ko byanze bikunze hatabonetse inzira y'amahoro yo gukemura kiriya kibazo, intambara yo twe tubona ari izamara igihe kinini, kubera ko abaturage batazemera kwicwa ngo bashire, kubera ko hari abandi bantu batabashaka kandi bashyigikiwe n'ubutegetsi. Ntabwo ubwenegihugu bw'abantu bugomba kuba bushingiye ukuntu uko basa, ntabwo bugomba kuba bushingiye ukuntu uko bagaragara, icyo twita morphology. Bushingira ku bintu bifatika, birimo yuko abo bantu aribo bakomoka aho hantu. Ngira ngo iyo musesenguye mwebwe abanyamakuru mujye mubireba, ntabwo abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari kuba batari iwabo, ngo aho batuye habe amazina yose, imisozi yaho, imigezi yaho, inzira ibintu byose bikaba biri mu Kinyarwanda. Ntabwo byashobokaga yuko bari kuba ari abimukira bagiye mu gihugu cy'abandi bantu ngo bari bo bita amazina y'imisozi, y'imigezi, y'udutaba, y'ibintu ibyo ari byo byose. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo hariya ahantu ni iwabo, hahoze ari iwabo. Kongo niyo yaje ihabasanga, ntabwo aribo bahasanze Kongo. Niyo mpamvu tuvuga yuko byanze bikunze ikibazo kigomba gukemuka, kitakemuka ku neza kigakemuka ku nabi, kuko aho bigeze byanze bikunze kigomba gukemuka. Yego, urakoze.